Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo yandikira Abanyafilipi. Bavandimwe, muhore mwishima muri Nyagasani, bisubiyemo nimwishime. Ubugwaneza bwanyu nibumenyekane ku bantu bose. Nyagasani ari hafi. Ntihagire ikihagarika umutima we, ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose, muyisenga, muyiringira, munayishimira. Maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose ahore mu mitima no mu bitekerezo byanyu muri Kristo Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana.